Twongeye kubaha ikaze bene data bakurikiye Real Talk One TV, turabaramukije, twizere ko muri amahoro aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye. Tubifurije amahoro ya Nyagasani, tubifurije ibihe byiza, tubifurije ubuzima buzira umuze. Uyu ni wa mwanya mwiza nanone tugiye kongera gufata iminota mikeya kugira ngo tubashe kugira icyo tuganira. Ni byiza rimwe na rimwe kuganira ibyungura ubwenge bwacu, ibyungura imitima, ibifasha imitima, kuruta kuganira ibidafite icyo byubaka imitima. Sinareka kubashimira nanone ntangiye ino video, ku badukurikiranye, ku bakoze subscribe. Mu by'ukuri ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Ibyo mwakoze turabizirikana kandi turabishimiye. Wowe wakoze subscribe rwose turagushimiye, Imana iguhereze umugisha. Nanone nihanganishe abashobora kuba barabuze ababo, binyuze mu burwayi se cyangwa se abari ku ntambara, uburyo bwose bushobora kuba bwarakubayeho ku buzima bwawe, ukabura umuvandimwe, ukabura umubyeyi, ukabura uwo muvukana, ukabura inshuti yawe. Ndakwihanganishije, wihangane, iki ni cyo gihe cyawe nk'uko duhora tubivuga. Bibiliya iravuga ngo hari igihe cyo kuvuka, hakaba n'igihe cyo gupfa, igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara, igihe cy'amazuba n'igihe cy'imvura. Ibyakubayeho byose ni igihe cyawe. Imana rero iguhe kukwihanganisha. Sinabura none kongera kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya wa 2025. Imana izabiyereke, Imana izababere Imana mu buzima bwanyu bwose, muzabona Imana. Ibitaragenze neza kuri wewe, Imana yongere kandi ifungure amarembo, ifungure imigisha, ifungure ubwiza bwayo ku buzima bwawe ndetse n'ubuzima bw'umuryango wawe. Mwongere kandi mubone Imana. Reka nanone dusome ijambo ry'Imana mu minota mikeya kugira ngo tuganire tutajanye umwanya muremure. Dusome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana cyangwa se ibyahishuwe. Abafite za Bibiliya zabo, igitabo giheka cya nyuma, igice cya 20, umurongo wa 11 tugeze ku wa 12. Ibyahishuwe 20:11 kugeza ku 12. Aravuga ngo, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho. Isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa. Urumva bavuzemo ibitabo bibiri. Mbona ko ibitabo bibumburwa kandi n'ikindi gitabo, ni ukuvuga ngo kimwe kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Nagira ngo tuganire mu minota mikeya ijambo rivuga ngo ubuzima bwawe ni igitabo. Ubuzima bwanje ni igitabo. Iyo mbaganiriza aya magambo n'ayo twaganiriye ubushize, ni ukuvuga ngo mba mbabwira nanje nibwira, kandi mba nzi ko mbwira swate abakristo bakijijwe, abatarakizwa, abibagiwe, tukongera kandi tukibukiranya muri buno buzima. Niko kwiza, tukabaho nk'abavandimwe, nk'abana b'Imana. Igihe ubonye umwanya uri muri free time yawe ugategera, kumva nimba hari icyo byakubaka, nimba hari aho byagufasha, ni byiza. Nawe wagira ikindi gihe ufite ibyo wungura abantu, nawe ugafata umwanya wawe uri muri free time ukaganiriza abantu bagizwe n'abandi. Rero nagira ngo tuganire kuri sije ivuga ngo
ubuzima bwawe ni igitabo. Ese ubundi iyo tuvuga igitabo ni iki? Ibi ngibi mvuga si amagambo yanjye, byanditse muri Bibiliya tumaze kubisoma. Ushobora kubyinterpreta uko nabisomye, ntabwo nize theology, ariko nanone n'abize theology byaba byiza badufashije nabo bagasobanura neza icyo Bibiliya ishatse kuvuga, ko ibintu byose nasanze biba muri Bibiliya biba no muri ubu buzima tubamwo bwa buri munsi. Ufashe umwanya ukagenda usoma Bibiliya neza igenda ikwereka ibyo uhahura nabyo muri ubu buzima, c'était déjà byarabaye, byaranahanuwe. Ibyo duha tuviva uyu munsi byarahanuwe mu minsi yashize. Ubu buzima bwacu rero tubayemo ni igitabo turi kwandika, kandi icyo gitabo wewe wenyine ubwawe urakiyandikira. Igitabo ni iki? Kugira ngo Bibiliya igereranye ubuzima bw'umwana w'umuntu k'igitabo, igitabo ni iki? Abantu bize bagiye bakora amamemoire, hari etaje bageramo bakandika igitabo. Iyo wanditse igitabo ni ukuvuga ngo ni ibitekerezo uba ufite muri wewe, cyangwa se bakuye ahandi hantu uba ukeneye gusangiza abandi bantu, kandi uba uzi neza ko bya bitekerezo hari abazabisoma. Ushobora kucyandika uyu munsi ukakidepoza uyu munsi, cyangwa se ejo bakabishyira muri biblioteki. Ntabwo biba bivuze ko le même jour bazaba bagisoma, ariko uba uzi neza ko hari igihe runaka kizagera umuntu runaka akazasoma cya gitabo, swate bivuga ku mateka yawe, cyangwa se bivuga ku yindi topic uba wahisemo mu buzima kugira ngo uyandikeho, ariko uzi neza ko hari uwo bizagira icyo bifasha. Cyangwa se ushobora kuba kwandika igitabo wunganira ikindi gitabo cyanditswe. Ushobora kujya muri biblioteki ngasoma igitabo, kumva ngize iyindi ide yo kwandika igitabo, swate nkomanda kuri bya bindi, cyangwa se nyunganira wa wundi wanditse cya gitabo cya mbere nasoma. So ni ukuvuga ngo igitabo ni ibitekerezo umuntu ashyira hamwe, akabishyira ahantu runaka abantu bazasoma, kugira ngo bazamenye icyo yatekereje, cyangwa se ukandika ku byo wakoze, abantu basoma cya gitabo bakakumenya bataha bakubona fizikemo. Icyo ni cyo gitabo. Nanone ntiwakwandika igitabo utagendeye ku mategeko agenga igitabo. Ntabwo ari n'importe quel livre ishobora kwemerwa nk'igitabo cyujuje ubuziranenge, gishobora kwakirwa muri biblioteki ngo bakibike kize gisomwa n'uje wese. Hari ibigenderwaho kugira ngo icyo gitabo kibe cyemewe. Swate ijambo rya mbere hagomba kuba hariho table de matière, cyangwa se table of contents. Mu kinyamurenge ni nko kuvuga ngo ni nk'amashakiro, je pense, ibiri muri cya gitabo. Nimba yandi igitabo cyawe gifite amashapitire angahe, cyangwa se imitwe ingahe, ubishyira muri ya table de matière. Umuntu yafungura cya gitabo akareba kuri ya table de matière, agasoma amashapitire uko agenda akurikirana. Ashobora no kutaba interese kuri shapitire zimwe runaka, agapikinga indi imwe yumva ijanye n'izo ashaka gusoma. Icyo ni kimwe mu byo igitabo kigomba kuba gifite. Icya kabiri, hagomba kuba hari page yanditse, igomba gushyiraho ibyo bita ngo ni avant propos, cyangwa se ibyo umwanditsi yandika muri makeya biri muri cya gitabo, kugira ngo umuntu nasoma ya avant propos yumve mu magambo make ibyo ushaka kuvuga muri cya gitabo ataragisoma. Nanone hagomba kuba harimo icyo bita preface. Preface ni ukuvuga ngo ishobora kwandikwa nawe, cyangwa se ikandikwa n'undi muntu
wanditse ashaka gukomanta kuri cya gitabo we wanditse, cyangwa se ashaka ko kugikundisha abandi bantu, kubabwira ubwiza bwa cya gitabo cyawe, uwo mushyiraho cyangwa se tumushireho. Ushobora gushyiramo remerciement kuri page ushimira abantu yenda bagufashije kugira ngo ugere muri cya gitabo cyawe, ugere kuri ya ntambwe yo kugera kuri cya gitabo cyawe. Abantu baguha amafaranga, bakwishuriye, bagufashije kugira ngo ugere kuri ya ntambwe yo kwandika igitabo. Hakaba indi page ushobora kwandika, akabona iyo yose page iva muri content imbere, bibliographie, cyo bita bibliographie, kwerekana resource zaho wakuye ayo makuru, cyangwa se zaho wakuye ubumenyi, ibyo wabwira abantu wabikuye he, kuko siko amagambo yose tuvuga siko aba ari ayacu. Hari ayo tuvuga twarakuye ku bandi, narumvise undi muntu ayabwiriza akamfasha, naje nkayasangiza abandi, narayasomye ahandi muri Bibiliya cyangwa se mu bitabo bisanzwe akamfasha nkayasangiza abandi. No mu gitabo nabyo rero, iyo wanditse igitabo biba bivuze ko ibirimo byose ari ibyawe, haba hari amadoni wagiye uvana ahandi hantu. Ayo niyo bita bibliographie, kwerekana resources z'ibyo uhavuga zavuye hehe. Ibyo ngibyo binagaragaza guca bugufi, kutereka abantu ko use nk'uwababesha nk'aho ibyo uhavuga byose ari ibyawe, ugaca bugufi ukerekana ko bimwe atari ibyawe, ari amadoni wakuye ahandi, cyo bita honnêteté scientifique. Ibyo ngibyo rero nibyo bigize igitabo. Noneho wamaraga ukabona kwinjira kuri chapitre ya mbere, ugasoma iya kabiri, iya gatatu, ukagera kuri conclusion, urangiza igitabo. Ni ukuvuga rero ngo ubuzima bwacu natwe niko bumeze. Iyo umuntu amaze kuvuka akagera kuri iyi si, iyo ugeze kuri ya etape yo kumenya icyiza n'ikibi, igihe umenya ngo wakoze ikibi, wakoze icyiza, ukabimenya ko wabitahuye. Nimba wakoze ikibi, umutima ukakwemeza neza ko icyo wakoze ari kibi. Wakora icyiza, umutima ukakwemeza ko icyo wakoze ari cyiza. Wagambirira gukora nabi, ukaba ubizi neza ko wabigambiriye ariko ubizi ko ari bibi. Aho ngaho iyo uri kuri iyo myaka yo kumenya icyiza n'ikibi, uba utangiye kwandika igitabo. Kandi icyo gitabo si uwundi muntu ugikwandikira, ni wewe gusa wenyine, wewe ku giti cyawe wakiyandikira. Iyo ukora nabi uba uri kwandika igitabo, iyo usambana uba uri kwandika igitabo, iyo ubesha uba uri kwandika igitabo, iyo wiba uba uri kwandika igitabo, iyo ugambana uba uri kwandika igitabo, iyo ugambirira gukora nabi uba uri kwandika igitabo, iyo uvuga abandi nabi uba uri kwandika igitabo. Ese igitabo hawandika ubu nyine ni ikihe? Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ibingibi Yohana yavuze ntabwo ari kumwe n'ibingibi tuvuga ngo Pawulo yandikiye. Urumva uri gukotinga ko ari Pawulo wabivuze, ariko ibi Yohana ashaka yavugaga ibyo yerekwa. Ibyo yerekwa ni Imana yabimwerekaga, ni Yesu wabimwerekaga. Yabonaga ibizaba, si iby'iwe yavugaga ibyo yeretswe nijoro. Aravuga ngo mbona igitabo kimwe ngo kibumburwa, nanone ngo habumburwa n'ibindi bitabo byinshi. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese wo ku isi afite igitabo ciwe, ariko nanone hakangwa n'ikindi gitabo kimwe, icyo cyo Yesu Kristo niwe wandikamo amazina y'abakiranutsi. Naho ibindi bitabo byose ni bya buri muntu wese yiyandikira ku giti ciwe. Ni ukuvuga ngo utangira kwandika igitabo cyawe nk'uko tubivuze iyo umaze kumenya ikibi n'icyiza, ukagenda wandika igitabo uko bukeye n'uko bwije, wiyandikira igitabo. Iyo umaze gupfa, cya gitabo cyawe ukiri mu isi kiba kimeze gutya, urandika buri munsi, akandika iyi paje ukandika, kandi buri wese afite amashapitire atandukanye. Ubuzima bwawe bushobora kuzarangwa n'igitabo gifite amashapitire 1000 bitewe n'ibintu wakoreye muri iyi si. Undi yogira shapitire 2, undi yogira 1, undi yogira 5, n'ubundi n'ibitabo bisanzwe siko bigira amashapitire angana. Iyo umaze kuva muri iyi si, igitabo cyawe
urakibumba, bikazagera igihe noneho kizabumburwa. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ntitugomba guca imanza kuko umucamanza dufite ni umwe gusa, kandi n'igihe cyo guca imanza ntikiragera. Muri video za mbere narabivuzeho, ndavuga ngo hari igihe umuntu akora icyaha wewe ukamuvuga, urumva ufite mu by'ukuri ushize mu buzima busanzwe ni nkaho nta kosa bakoze, kuko kuravuga umuntu wakoze icyaha, ariko deja nawe wihise utomba mu cyaha kubera ko uhawe uvuga abandi, kubera ko uhawe uca imanza udakwiye guca kandi atari izawe, kandi zigifite igihe zizacibwa, zifite n'umucamanza uzazica. Aravuga rero bireba ngo Yohana amaze kubona ngo bya bitabo, ngo abona ibitabo birabumbuwe, amaze ngo abantu batangira gucirwa imanza z'ibyo bakoze. Ushobora kutamenya wewe ibyo wakoze, ariko ibyanditswe kujya ntibyibagirana. Ibyo nakoze ejo umwaka ushize sinabyibuka ubu nyine, ariko kubera ko ibyo nagiye nkora cyagihe nabikoraga byagendaga byiyandika mu gitabo. Hari umunsi bizagera rero babumbure cya gitabo cyanjye, bancira urubanza rukwiriye, kandi abazaba banditse muri bya bitabo ni ukuvuga ngo bazacirwa urubanza, abazatsindwa n'urubanza nibo bazajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Waba warakoze neza uzacirwa urubanza, waba warakoze nabi uzacirwa urubanza, ariko umenye ngo mu igihe hazabaho kuzuka, nanone tumenye ko hazaba hariho imizuko itandukanye, ntabwo tuzazukira rimwe twese. Kristo niwe muganura w'abapfuye, niwe wazutse bwa mbere, ariko aravuga ngo igihe cyo kuzuka ni ukuvuga ngo hazabumburwa bya bitabo, ariko nanone abakiranutsi, abizeye Imana, ibitabo byabo bizabumburwa, atari uko bagiye gucirwa urubanza no kubashira mu muriro, ahubwo ari uko bagiye gucirwa urubanza, bagiye guhabwa ibihembo bikwiriye ibyo bakoze. Niyo mpamvu birivuga ngo tuzambikwa amakamba, twaba turi abakiranutsi twese, ariko hariho level zitandukanye. Hari abakoze imirimo irenze iy'abandi, kandi twese turi abakristo. Niyo mpamvu tuzambikwa amakamba atandukanye bitewe n'imirimo twakoze, kandi nanone twese turi abakiranutsi. Ni ukuvuga ngo abo ngabo bo nta rubanza bafite, ariko abafite urubanza ni ba bandi nanone bazaba barakoze imirimo mibi. Byaba ari ibyo wakoze, yaba ari ibyo wavuze, ibyo wakoze ni igitabo wandika, ibyo uvuga ni igitabo wandika, ibyo utekereza ni igitabo wandika, ibyo ugambirira ni igitabo wandika, ibyo ureba ni igitabo wandika, ibyo byose ibikugize fonctionnement za partie du corps yawe byose, uko bitekereza, uko bikora bikuvuyemo, ni igitabo wandika. Nanone umenye ngo un certain jour kizasomwa, kurandika igitabo nyabaki muvandimwe. Ariko hari amahirwe yuko biravuga ngo abari muri Kristo Yesu baba babaye ibyaremwe bisha, ibya kera byose biba bishize, tuba twongeye kandi tukaba basha. Uyu munsi wa none ndagusaba ngo hindura page, wandike ikindi gitabo. Nimba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, umwakire, amaze ibyanditswe byose mu gitabo cy'amateka yawe cy'imyaka yose ugize kuri iyi si, nimba atari byiza, wewe urabizi uhankurikira, nanjye nzi ibyanje. Wakiriye Yesu ukabivamo ibidakwiriye, ukongera kandi ukandika igitabo gisha, umunsi w'urubanza nugera, cya gitabo le passé kizongera kandi kwibukwa, kubera ko tukiri muri periode y'imbabazi. Ni ukuvuga ngo nimba hari ibyo wakoze bidakwiriye kandi bikaba byaranditswe mu gitabo kandi byanditswe nawe, ubu nyine ufashe decision yo kubireka, nimba ari ukubesha ukabireka, nimba ari ugusambana ukabireka, nimba ari ukuvugana nabi abandi ukabireka, nimba ari ukuca imanza zitakureba ukabireka, bizaba byibagirana. Wongere kandi ufate page nsha yo kwandika igitabo gisha,
icyo tuzageraho kuri wa munsi kigasomwa, ariko kigasomwa uhabwa icyo navuga, uhabwa amakamba, ushimirwa ibigukwiriye wakoze bishimisha Imana. Wowe nkurikira uyu munsi, ndagusaba ngo uyu mwaka tugiye gutangira, ntituranawutangira, ntituzi ko tuzanawugezamo. Ubu nyine wowe nkurikira uyu munsi, hindura paje, wandike amateka yawe masha, wongere kandi ubere nouvelle, wongere kandi uvuke bundi busha. Imyaka yose waba ufite wongera kandi ukavuka bushasha. Wibuke ko Nikodemu byamucanze Yesu amaze kumubwira ngo niba utavutse utabyawe mu mazi ndetse no mu mwuka ntabwo uzabona ubwami bw'Imana. Ntaho utagera ngo wongere uvuke. Imyaka waba ugezemo yose wavuka bundi busha mu mwuka, ukakira Yesu, ukava mu bidakwiriye, amaze ukandika igitabo kizasomwa cya gihe, amaze kikazasomwa n'abantu bose. Ibyo ubu nyine uhawandika ntawe ubizi. Bibiliya iravuga ngo ibyavugiwe munsi ndetse no munsi y'inzu, munsi y'ijuru ndetse no mu kuzimu, bizagera igihe ngo bivugirwe imbere ya twese, bivugirwe imbere ya rubanda. Nta cyahishwe kitazagaragara. Igitabo cyawe hawandika ubu nyine ntitukizi, ntituzi paje ugezeho, niwe uyizi, ariko umenye ko umunsi umwe kizabumburwa kandi kigasomerwa abantu bose bazaba bari muri rwa rubanza. Ariko niwihana ugahindukira ukava mu bidakwiriye, amateka yawe mabi ntazongera kandi kwibukwa. Imana izi kubabarira kandi ikibagirwa n'ibyo wakoze byose, amaze igahera kuri ya mateka masha, akaba ariyo azasomwa kuri rwa rubanza, uhabwa ibikwiranye n'ibyo wakoze. Ndagusabira uyu munsi mwene data, wongere kandi wandike igitabo gisha, ukureho igitabo kidakwiriye wanditse, amateka mabi wanditse mu isi ayongera kandi asibangane, yongera kandi abe deshire, uyakureho burundu, amaze wandike igitabo kizagera kuri wa munsi kikaguhesha umugisha, kikaguhesha ubugingo buhoraho, ukongera kandi ukandikwa muri cya gitabo kimwe kirimo amazina y'abana b'Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikurinde, Imana igukomeze. Ibyo uhura nabyo bikomeye bishobora gutuma wandika amateka mabi mu gitabo cyawe, nibikurweho mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana bubane nawe. Ufite ikibazo kigoye, ikibazo cy'uburwayi, Imana igusange, igusure. Uri mu bitaro, Imana igusange. Uri ku musozi, Imana igusange. Uri ahantu hatandukanye hose, ni Imana izibera hose icyarimwe, ni omnipresa, ibera ahantu hose icyarimwe kandi ishoboye byose. Uyihange amaso, nanone usaba Imana kugushoboza. Niyo mpamvu Pawulo aravuga ngo ntabwo dushobora twenyine, ahubwo dushobozwa byose na Kristo uduhereza imbaraga. Ikintu cyose ukora, umugambi wose ukora, uzuwushyira imbere y'Imana, niyo ibasha kugushoboza ugakora iby'Imana ishaka. Ndabasabira umugisha, ndabasabira ibyiza, ndabifuriza amahoro, ndabifuriza kugirirwa neza n'Imana. Imiryango yanyu Imana iyisange, abana banyu Imana ibasange, abavandimwe banyu Imana ibasange. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Imana ibahe umugisha, turabakunda.